iyi mubona yitwa tangawizi, aha ni mu rurimi rwacu, hanyuma mu gifaransa bayita gingembre cyangwa se mu cyongereza bakayita ginger. Iki rero ni ikimera, iri ni ifunguro, rikaba ikirungo ariko kikaba n'umuti. Tangawizi rero impamvu nyikomojeho muri aka kanya nuko hari benshi bansabye bavuga bati muzatubwire akamaro ka tangawizi, ariko se kuyitubwira ngo umuntu twite ntayemerewe cyangwa se umuntu uri ku miti ya diabete ni ukubera iki? Uyu munsi kuri Hot 250 TV yacu yizewe tugiye kurebera hamwe akamaro ko kurya cyangwa se gukoresha tangawizi ku buzima, ariko tunarebe ngo ni bande batemerewe kuyikoresha. Ndibutsa ko iki gihingwa ubundi gifite inkomoko muri Aziya y'Amajyepfo, ikunda gukoreshwa cyane mu bihugu nk'Ubuhinde, mu Bushinwa, mu Buyapani ndetse no muri Jamaica barayikoresha cyane. Abenshi rero bayikoresha nk'umuti, gusa twe tuyikoresha nk'ikirungo, haba mu nyama, mu mafi, mu mabiswi wayishyiramo no mu bindi biryo bitandukanye wayishyiramo rwose kandi bikagenda neza cyane. Tugiye kurebera hamwe rero akamaro k'iyi gingembre cyangwa se tangawizi ku buzima bwa muntu. Nitwa Isabelle Dusengimana, ndabasuhuje cyane, ndabaha ikaze mu kiganiro cya none cyerekeranye ku buzima aho muri hose, abari mu Rwanda, bari muri Afurika, abadukurikira bari muri Amerika, muri Aziya ndetse namwe mwese muherereye mu bice bitandukanye, byaba mu mijyi itandukanye y'iyo migabane mvuze. Mukubwe neza, ndizera ko mudukurikira muri benshi. Kanda kuri subscribe niba utabyibuka cyangwa se niba wari warabyibagiwe, banza urebe niba warakanze kuri subscribe ndetse niba warakanze kunzogera kugira ngo video nshyizeho ijye kugera mu ba mbere, ubundi bimpe courage yo kubagezaho ibintu byiza byinshi kandi byizewe. Nk'uko mvuga ni Hot 250 TV yacu yizewe. Ikaze. Tangawizi rero nk'uko namaze kwibwira, nababwiye inkomoko yayo, nababwiye igisobanuro cya tangawizi ko ari igihingwa cyangwa se ikimera ariko dukoresha nk'ikirungo, nyamara ni umuti ukomeye. Hari rero abantu bemerewe kuyikoresha ndetse bakavuga bati tuyikoresheje mu kwivura. Icya mbere nuko tangawizi idufasha mu bijyanye n'ubuzima bw'amaraso, hari abantu bw'amagufa, hari abantu bagira ikibazo cyo kuribwa mu magufa, ukumva mu ngingo, haba hano mu ngingo z'amaboko, mu mavi cyangwa ahantu hose hari articulation ukumva uri kubabara. Tangawizi rero ni ingirakamaro mu gihe wayinyoye mu mazi, mu gihe ugiye gukaraba wenda ukaba washyira mu mazi y'akazu yazo ukayoga nyine ari amazi ashyushye, iragufasha ugira ikibazo cy'ubuzima bw'amagufa, cyangwa se ushobora no gufata amazi ukayicaniramo ukayinywa gishyushye. Ni byiza cyane ko yagufasha. Icyo ni icya mbere. Ku buzima kandi tangawizi ifasha mu bijyanye n'impiswi. Abantu bagira ikibazo cy'impiswi cyangwa se kwituma nabi, ugasanga uko ari amafunguro arituma nabi cyangwa yarwaye impiswi, tangawizi ni umuti mwiza bitewe n'ibinyabutabire dusangamo, bitewe n'amavitamine dusangamo. Ntabwo najya ngo nyarondore ndetse n'imyunyungugu dusangamo, ahubwo tangawizi nakubwira ko ari ingirakamaro ku muntu ugira ikibazo cy'impiswi kuko iramufasha mu buzima bwa buri munsi, ubuzima bukagenda neza cyane. Si ibyo gusa nkubwiye ku mpiswi, reka noneho nkubwiye ku bantu bagira ikibazo cyo gusohora umwuka mubi, gusura. Tangawizi iragufasha. Hari igihe bitewe n'ibyo twariye, uburyo bimeze cyangwa se ubuziranenge bifite, hari igihe wumva mu nda harimo ibyuka, kumva watumbye, benshi babyita gutumba cyangwa se kumva hari ibiyoka biri kuvuga. Iyo rero ufashe ka tangawizi ukateka mu mafunguro yawe cyangwa se ukakanywa mu cyayi, bya bindi bijyanye no gusura, kurekura umwuka, ugenda neza kuko uraca hasi aho wagenewe. Ntabwo uri butume ngo uze ngo ubangamire za nyama ziri hejuru y'igifu usange biri kubyiganira nyine nko mu mara cyangwa ahandi, ahubwo tangawizi iragufasha neza cyane mu buzima. Kandi ibijyanye n'igogora, kugogora cyangwa se igogora digestion ituma igenda neza cyane, sigogorwa rikagenda neza mu gihe umaze gufata amafunguro atandukanye. Ntugire ikibazo cyo kurwaragurika mu nda, ntugire ikibazo cyo gucika intege, ntugire ikibazo cyo kumva uzungere nyuma yo gufata amafunguro, ahubwo tangawizi nuyinywa nk'icyayi cyangwa se ukayinywa mu mazi ashyushye, iragufasha cyane mu bijyanye n'igogora cyangwa se igogorwa ry'ibiryo twariye. Kuko hari igihe ufata ibiryo wamara kubirya wenda cyane cyane birimo amasukari, ukumva nyine biri kugutera wenda ikirungurira, biri kugutera ikibazo mu nda. Ni byiza ko wanywa tangawizi nyuma yo gufata ifunguro, biragufasha cyane, cyangwa se ukanywa icyayi cya tangawizi. Hari ibijyanye na kanseri,
ntabwo tangawizi yivura ariko irayirinda. Mu gihe wakoresheje neza tangawizi, harimo igituma tangawizi nk'umuti wa kanseri cyangwa se ikurinda kanseri, kuko iragenda igafata wa mubiri wawe ikawufasha mu kurinda kanseri zinyuranye, cyane cyane kanseri tangawizi irinda ni nka kanseri y'amara ndetse na kanseri ya nyababyeyi. Ubwo nyababyeyi ni ku bagore n'abakobwa, kanseri y'amara yo urumva ni ku bantu bose. Tangawizi iragufasha neza cyane. Zirikana ko ubuzima bwawe rero burya ufite mu biganza byawe, bikabwiye kugucika ahubwo ukoreshe bya bimera karemano, ukoreshe ibimera wizeye, nta mpamvu yo kujya guhangayika cyangwa se usanga urivuza ku mafaranga menshi, nyamara agakwiriye kwirinda, kuko burya kwirinda biruta kwivuza, niko umunyarwanda yivuze neza. Hanyuma hari gusukura uburozi mu mubiri cyangwa se gukura uburozi mu mubiri. Ibi ngibi nabivuzeho mbabwira ku byiza bya tungurusumu, ariko tangawizi nayo tuyigarutseho ku bijyanye no gusukura umubiri cyangwa se gukura uburozi mu mubiri. Tangawizi yo iragenda rwose ikagera mu mubiri ikawusukura, mbese ikawoza ibintu bibi biri mu mubiri cyangwa se ubwandu bwayo bwose, ikagenda ikabusukura, bityo bwa burozi bwari mu mubiri bugasohoka. Uzayibona nubumara kunywa tangawizi ishyushye ko hari ibyo uzatakaza, n'uburozi buba buri gusohoka, umubiri ukagenda neza. Reka noneho nkubwire ikintu cy'ingirakamaro cyane cyane ku bagabo. Tangawizi burya ngo igira gahunda nziza cyangwa se ifasha abagabo mu bijyanye no gutera akabariro. Impamvu ni uko tangawizi yongera ubwo bushake bwo gutera akabariro cyane cyane ku bagabo, haba mu bikorwa byo gutera akabariro bikagenda neza, uko amaraso aratembera neza, umuvuduko w'amaraso uragenda neza. Bityo rero usange ya tangawizi wamaze kunywa iragufasha kugira ngo igitsina kigire umurego, niko nayivuga. Igenda neza rero ku bagabo, gufata tangawizi ni ingirakamaro. Hari noneho ku bantu bagira ku bagore batwite. Ku bagore batwite impamvu ngiye kubwira ko nayo ari ingirakamaro, ariko ni exceptionnel cyangwa se habaho icyitonderwa. Umugore utwite agafata gakeya nabwo ari uko yagize ikibazo ngiye kubwira. Mu gihe yagize ikibazo cy'isesemi, hari igihe umugore utwite abyuka mu gitondo ukumva yagize isesemi, ari kukuruka cyangwa se ntabwo bimeze neza, nyine nta n'ikintu ashaka gufata. Burya rero nufata akatangawizi gake ukagahekenya cyangwa se ukakanywa mu mazi ashyushye cyangwa mu cyayi, niba utwite kazagufasha kwirinda ya sesemi. Ibi kandi ni nako bigenda kuri bwa burwayi, bwita uburwayi kuko ntabwo biba ku bantu bose. Abantu bagira ikibazo cyo kuruka bari ku ngendo cyangwa se mu ngendo bari nko muri bisi, mu modoka, burya n'ugira icyo kibazo ukajya ufata akatangawizi ukagahekenya, niyo waba uri mu modoka ukaba ukajunditse, iragufasha, ntabwo ugira icyo kibazo cyo kuruka mu nzira cyangwa se kuruka mu gihe uri mu modoka. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo tangawizi ni ingirakamaro cyane, ndetse ni byinshi umuntu yarondora, kuko tangawizi igira uruhare mu kuvura ibicurane. Abantu barwaye ibicurane, inkorora, urayikoresha mu miti ugiye gufata, ukayisekura ukayikoresha. Ngako rero akamaro gatandukanye k'iki gihingwa, iki kimera tangawizi utagakwiriye ubundi kubura mu gikoni cyawe. Hanyuma nubwo nkubwiye ko ari nziza cyangwa se ifite ubudahangarwa cyangwa se ifite ibintu byinshi, ifite akamaro kenshi gatandukanye ka tangawizi, hari abantu bamwe na bamwe batayemerewe kuyikoresha n'umunsi n'umwe, cyangwa se hari abatayemerewe kuyikoresha cyane. Nibutse ko iyi miti ijyanye n'ibimera cyangwa se ibi bihingwa karemano, iyo ushaka kuwukoresha nk'umuti atari nk'ikirungo, ntabwo ari byiza kuwukoresha byinshi. Iyo byabaye byinshi birenze urugero bikaba nabi. Tangawizi rero jya uyinywa mu rugero. Nshobora kubivuga gute, noneho ngiye kujya mfata igitangawizi kinini nyifate mu gitondo, saa sita, nimugoroba, oya byagutera ibindi bibazo. Ahubwo reka turebe abantu batemerewe gukoresha tangawizi. Ni byiza ko iyi video niyo wayikurikiranye rwose uyirangize, kugira ngo utazongera kubaza ibibazo bitandukanye kuri tangawizi kandi niyemeje kubikubwira. Abantu batwite, abagore batwite, impamvu mbivuze, nakubwiye ko umugore ashobora kuyikoresha atwite mu gihe afite ka gasesemi, ariko mu gihe utagafite, mu gihe utagira ibyo bibazo, wikoresha tangawizi. Ntabwo ari nziza kuko ishobora kugutera ibise, ikagutera ibise mbere y'igihe cyo kuvuka k'umwana bitaragera, ikaba yagutera ibise kubera igenda nyine ikiruka mu mubiri cyangwa se igakora bya bikorwa twavuze mu mubiri, usanga amaraso yatembereye cyane.
rero utwite cyangwa se umugore utwite, koresha izindi mboga n'imbuto bitandukanye tangawizi wiyiboreye, kuko iraza kugutera za mbaraga nyine ziba muri tangawizi, bishobora rero kuba byagira uruhare kugira ngo umugore utwite abe yagira byabise mbere y'igihe. Ibi nabyo rero bishobora gutuma umwana avuka nyine imburagihe ugasanga umwana avutse agifite nk'amezi 5 nyamara yari kuzavukira ku mezi 9 kubera akoresheje tangawizi. Abagore batwite rero cyangwa se abagore mutwite mukurikiye What 250 TV yacu yizewe, mugirwa inama yo kudakoresha tangawizi ku buryo bwari bwo bwose. Abantu noneho bashaka kubyibuha mbese abafite kubyibuha, niba ushaka kubyibuha niba ufite ibiro bikeya bikoresha tangawizi, ubwo tangawizi ibyo biro byawe biri buze kwimaraho, kuko ni imwe nyine mu miti myiza ijyanye no gutakaza ibiro. Kuko wabonye hari amaji menshi nagiye nkoreshaho tangawizi ari nani ndi kubategurira. Impamvu nuko tangawizi ari umuti mwiza wo gutakaza ibiro. Niba rero ushaka kubyibuka ntabwo ari byiza, iragenda ikafata umubiri rwose ikawufatisha ku buryo butandukanye, bityo igatuma utakaza ibiro. Impamvu rero ku bantu bashaka kubyibuha, abantu bafite ibiro bikeya, ntabwo bakwiye gukoresha ubundi tangawizi cyangwa mu bundi buvuzi butandukanye. Abantu rero barwara zimwe mu ndwara z'amaraso zimwe mu ndwara z'amaraso, tangawizi iragenda ikagufasha gutembera neza kw'amaraso. Yego nibyo rwose, ndetse agatembera neza mu mubiri. Akazi kayo rero ni kimwe no mu kamaro ka tangawizi, kuko nakubwiye gutembera amaraso neza, agatembera mu mubiri neza, ni ingirakamaro. Ariko noneho ku bantu bafite uburwayi bw'amaraso cyangwa se bari ku miti y'amaraso, hari igihe ushobora kuba urwaye umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension. Hari igihe ushobora kuba urwaye hemophilia. Hemophilia ni uburyo ukomereka amaraso akagenda akipfundika nyine, cyangwa se amaraso akahita avura ntabashe gutembera neza. Mu Kinyarwanda babyita kwa kundi umuntu ashobora kuba yakomereka cyangwa se akantu kamukubise amaraso aripfunditse ntasohotse ntanatembereye. Burya babaye coagulation y'amaraso aba yagiye nyine akibumba ntabashe gutembera. Ngira ngo babyita uza kubyibuka tubwire kwa kundi ushobora kukwigonda nk'ibuye ntukomeretse ntugize gutyo ko amaraso araje aripfunditse. Hari abantu bagira icyo kibazo, yakomereka amaraso ntave pe, ahubwo akipfundika ukabona habaye umukara. Hanyuma uwo muntu ntabwo yemerewe gukoresha tangawizi. Abantu rero banywa imiti, ngiyi impamvu nababwiye nti abantu bagira ikibazo cya diabete ntabwo bemerewe kunywa tangawizi. Abantu bahora ku miti, ubwo ndavuga abantu barwaye za hypertension, umuvuduko w'amaraso hejuru, ndavuga abantu barwaye diabete, ntabwo mwemerewe gukoresha tangawizi, kuko mu bintu biba muri tangawizi harimo ibigenda bikagabanya bwa bukana bwa ya miti dufata. Kuko akenshi abantu barwaye diabete usanga bahora ku miti, niba ari buri cyumweru cyangwa se nyuma y'ibyumweru 2, cyangwa se abarwaye hypertension. Ni byiza rero ko tangawizi uyihoriye kugira ngo utazagabanya bwa bukana bw'imiti, indwara uri kwivura, imiti uri gukoresha usange ntikoze neza. Ngako akamaro ngabo abantu batemerewe gukoresha tangawizi. Nkwibutsa ko ubuzima buzira umuze aribwo nkwifuriza mu gihe wahisemo What 250 TV yacu yizewe, ugakanda kuri subscribe ndetse ukibuka gukora share, comment ndetse na like. Ndagushimiye cyane. Tweza Isabelle Dusengimana, dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Munsi mwiza.